Nashimira Imana ko yashimye ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Nari maze iminsi niga ku yihe mpamvu amategeko y'Imana abantu bayibazaho cyane bakayavugaho ukuntu gutandukanye, yewe bamwe bikabatera bakagera naho bayanga bakanga amategeko y'Imana. Ariko arishirwa Imana yamaye numvise nshatse kugira ngo tuganireho. Nasenga Imana ngo nawe ize kugufasha ukuremo ingingo ikomeye. Rero tugiye kuba twiga ku ijambo ry'Imana, nahaye umutwe w'amagambo babonye poster, hariho umutwe w'amagambo uvuga ngo imbuto z'umwuka wera n'amategeko y'Imana, cyangwa se amategeko y'Imana n'imbuto z'umwuka wera. Turi mu gihe cyo abahanuzi bahanuye bitari rimwe, bitari kabiri, bitari gatatu. Abahanuzi benshi bagiye bahanura ku bintu by'ibihe bya nyuma, ndetse banabivugaho cyane. Paulo we yigeze kubivuga aravuga ngo mu minsi y'imperuka abantu bazaba bikunda cyane cyane, bakunda n'imiya, ibintu babyumva uko babishatse. Ariko hari yerekwa numvise umwuka w'Imana anyemeza ngo turebe ihishurirwa Imana yamaye, cyangwa se umwuka wera yamaye ku kintu kijyanye n'amategeko y'Imana n'umwuka wera. Cyane cyane ko turi mu gihe cyo kuyoborwa n'umwuka wera, nanabashishikariza ngo twese tujye tumutega amatwi cyane. Yesu arimo kuvuga ko azatwoherereza umufasha, yaravuze ngo uwo nguwo ngazatwibutsa byose ibyo Yesu yavuze, ariko ngo natwigishe byose. Rero ni umwigisha mwiza, aracyatwigisha kandi n'uyu munsi agiye kutwigisha. Haleluya. Rero tugiye kubanza dusome ijambo ry'Imana. Turabanziriza mu Baroma igice cya 8, turasoma imirongo itari myinshi, ariko cyane cyane ndaza kwibanda ku murongo wa 14. Umurongo wa 14 haravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose hatavuyemo n'umwe nibo bana b'Imana. Umurongo wa 15 avuga ngo kuko tutahawe cyangwa se mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti ego Aba Data. Iyo mirongo nimuze kwibagirwa, hanyuma dusome inkuru yabanjirije ibingibi. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo imibereho mishya. Ni imibereho y'abantu basanzwe, ariko bagomba kubaho mu buryo bushya. Iyi nteruro ndashaka ko tubana tukayumva, kuko nitutayumva neza n'umutwe w'amagambo n'umutwe w'inyigisho y'ubwayo iraza guconfusinga abantu. Hano umwanditsi agiye kuvuga ku bantu basanzwe, ariko bafite ubuzima budasanzwe bitezwe ko bagomba kubaho. Niyo mpamvu avuga ngo ni imibereho mishya itagiye kubabwaho n'abantu bavutse uyu munsi, ahubwo ni abantu basanzwe. Ariko abo basanzwe bari basanzwe hanze ya Kristo, none ubwo bageze muri Kristo bategetswe kubaho imibereho mishya. Mu Bakorinto haravuga ngo iyo umuntu avutse ubwa kabiri, akijijwe, ababaye icyaremwe gishya, ngo ndetse ngo dore byose babihindutse bishyashya. None hano umwanditsi aratubwiye ngo hari abantu basanzwe bageze muri Kristo usanzwe, ariko bagiye gutegekwa cyangwa se bagiye kugira inshingano yo kubaho ubuzima budasanzwe, ubuzima bushyashya.
umurongo wa mbere aravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, ngo kuko itegeko ry'umwuka ari ryiringiri ridutegeka kubaho ubuzima bushyashya, imibereho mishyashya, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko. Mwibuke ko tugiye kwiga ku mategeko y'Imana n'imbuto z'umwuka, turaza kuba tureba n'inyungu zibirimo. Yambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu, kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yanjye nawe, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo ufite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, ntabwo ari muri Yesu, gusohozwe muri twe abadakurikiza ibyaha kamere y'umubiri, bya kamere y'umubiri, ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana, ndetse ntushobora no kumvira Imana. Uyu murongo ntituwibagirwe, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, yewe ntushobora no kumvira amategeko y'Imana, ndetse uwo mutima ukongera no kutumvira Imana ubwayo. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana, ariko mwebwe ntimuri aba kamere. Haleluya! Ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwa Kristo. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, yazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri twe. Nuko rero bene data, turi mu mwenda, ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Imana yacu ishimwe. Haleluya! Hari 200 numva nshaka gushyiraho emphasis mbere yuko tujya mu mategeko y'Imana, kugira ngo twibukiranye n'imbuto z'umwuka, hano turangira turebere hamwe n'imigisha tujya twungukirwa no kugerageza kwera imbuto z'umwuka. Umurongo wa 12 n'uwa 13 n'uwa 14 haravuga ngo nuko rero bene data, ubwo bari muri Kristo Yesu. Mwibuke ko Pawulo yandikiraga bene se abizera, yaravuze ngo nuko rero mwebwe dufatanyije kuvuka ubwa kabiri, tukaba turi kumwe muri Yesu Kristo, turimo umwenda, ariko uwo mwenda si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize iby'iyo kamere. Oya, ngo kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri, ukuri nuko tuzapfa. Ariko nidufata umwuka tukawicisha ingeso za kamere, harimo isezerano rikomeye cyane rivuga ngo
tuzarama. Ngo kubera ko abayoborwa n'umwuka w'Imana bose, haba mu birabura, haba mu bazungu, haba mu batunzi, haba mu batindi, haba mu bakire, haba mu bakene, haba mu bize, haba mu njiji, haba mu bo mu cyaro cyangwa se abo mu mujyi, bose abayoborwa n'umwuka w'Imana bose ngo nibo bana b'Imana. Abana b'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nuko bene data, amategeko afite ibyayo, ariko n'uyu mwuka w'Imana, n'uyu mwuka wera w'Imana twahawe kugira ngo tuwicishe kamere z'umubiri, tuwicishe kamere y'umubiri. Hari imbuto zawo, iyo aturimo yera imbuto, iyo aturimo arakora, iyo aturimo araguka, iyo aturimo ararema, iyo aturimo arubaka, iyo aturimo arasenya, iyo aturimo arategeka, iyo aturimo araturengera, iyo aturimo araturwanirira, iyo aturimo hari ingabo z'ijuru ziba ziri mu kazi mu buzima bwacu. Uyu mwuka w'Imana iyo aturimo agenda twagura, agenda turema mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu uyu munsi nashatse kugira ngo tuganire, turebere hamwe, ese amategeko y'Imana n'imbuto z'umwuka wera bipfana iki? Icya mbere, amategeko y'Imana ni umurezi. Haleluya. Amategeko y'Imana ni umucamanza cyangwa se ni umurezi uturega tucyambaye umubiri. Yesu ashimwe cyane. Mu yandi magambo, tukiri muri uyu mubiri w'umunyantege nke, tukiri muri uyu mubiri udashoboye, tukiri muri uyu mubiri udakomeye, tukiri muri uyu mubiri wifuza n'ibidafite umumaro, tukiri muri uyu mubiri utinda kumenya ukuri uko ariko. Aka kantu karantangaje cyane, kuko ndetse abongereza baravuga ngo experience is the best teacher. Kubera ko ikintu, something that you learn by experience, it is hard to forget it. Imana izadufashe ntitukajye turindira kwigishwa na experience, kuko experience iravuna cyane, hari n'igihe gusigira ibikomere bitazakira. Mu yandi magambo, Imana idufashe tujye twiga, tumenye ukuri, bitagombere ko tubanza guca mu bintu runaka ngo bidusigire amasomo azatuma rimwe na rimwe dusigarana n'ipfunwe kubw'impamvu imwe cyangwa se iyindi. Ariko aya mategeko abereyeho abanyamubiri. Data, abo turi kumwe kuri call, hari umuntu utacyambaye umubiri. Ntabwo turi imbata z'umubiri, ariko turacyambaye umubiri. Imana mfashe iyo statement tuyumve. Ntabwo nashatse kubiprojectinga kubera ko note naziteguye kuri machine kugira ngo tugendane neza, ariko nagira ngo mbibutse ko tucyambaye umubiri. Nubwo tutari imbata z'umubiri, ariko Imana yashimye ko tuba tugumye mu mubiri. Haleluya. Hari umwanditsi wo muri Bibiliya wigeze kuntangaza mu gitabo cy'umubwiriza, ngira ngo bari igice cya 4, ntabwo nibuka neza. Hava yavuze ngo umurimo wose werekejeho amaboko ngo ujye uwukorana umwete, ngo kuko ikuzimu aho turimo kwerekeza nta mirimo, nta n'imigambi, habe no kugira ubwenge. Ariko iyo umuntu acyambaye umubiri aba abasha gutekereza. Iyo umuntu acyambaye umubiri aba abasha kwimenya. Iyo umuntu acyambaye umubiri aba abasha kumenya intege nke ze. Iyo umuntu acyambaye umubiri aba abasha kurwana. Iyo umuntu acyambaye umubiri aba abasha gukomeza gukura. Iyo umuntu acyambaye umubiri aba abasha kurira. Iyo umuntu acyambaye umubiri nibwo aba abasha guseka. Mu yandi magambo, kuba tukiri mu mubiri ku rundi ruhande ni amahirwe. Gusa icyo nshaka kugira ngo dutware nuko tudakwiriye kuba imbata z'umubiri, nkuko Pawulo yandikira Abanyaroma yababwiye ngo hari abantu bagikurikiza kamere y'uyu mubiri. Kamere y'uyu mubiri ni ukutumvira Imana, kamere y'uyu mubiri ni ukudagira ingeso nziza. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo turebe ku mategeko y'Imana. Icyatumye Imana ishyira amategeko ikayaha Mose, ndagira ngo bene data ahantu tuhahagurukane, kuko biraza kudufasha. Iyo dusomye mu gitabo cyo Kuva igice cya 20, dusangamo amategeko y'Imana.
aya mategeko y'Imana, Imana yatanze kubera ko hari ingeso yari yiteze mu bwoko bwayo ntizibone, ku buryo bari bamaze kuba abantu b'umubiri gusa bakurikiza umubiri. Noneho bigatuma rimwe na rimwe Imana ishakisha ko bagira ingeso ziyemerera gutura hagati muri bo, Imana ikazibura. Imana yacu ni Imana ishaka kugendera hagati muri twebwe. Imana yacu ni Imana ishaka kubana natwe umunsi kundi. Imana yacu ni Imana ishaka kumenya ibidupfaho. Imana yacu ni Imana ishaka kubana natwe mu rugendo turimo kugenda. Imana yacu ni Imana yacu ishaka kugira ngo ibane natwe, twabyaye, turimo kurera, twagiye mu kazi, twavuyeyo, intambara zatujeho, iturwanirira, idutsindishiriza, twateranye, twatashye. Ni Imana ishaka kugendera hagati muri twebwe. Imana yiremeye irindi shyanga ry'abantu bayoborwa n'umwuka w'Imana. Haleluya. Ariko iki gihe mu kuva igice cya 20 tubonamo ingeso zitandukanye Imana arimo gucyahisha itegeko mu bantu bacyambaye umubiri, mu bantu bagifite urugendo, mu bantu bagifite ibyo kurya bagomba kurya, mu bantu bagifite gukura bagomba gukura, mu bantu bagifite abana bagomba kubyara, mu bantu bagifite imirimo bagomba gukorera hano ku isi. Bose ntabwo Imana ijya ibambura umubiri. Umuntu Imana yambura umubiri ikavuga ngo aratashye, uwo nguwo aba yashoje imirimo yose agomba gukorera hano ku isi. Ubwo niba ariyo yirengagije ibibaye sheke, niba ariyo yakoze akagira n'iyo arenzaho ibibaye inyungu ku rundi ruhande. Ariko abantu bose Imana igishaka ko bagira ikintu bayikorera, abantu bose Imana igishaka ko bagira ikintu ikorana nabo hano ku isi, ibemerera gukomeza kuba hano mu mubiri. Haleluya. Nababwiye ngo maze iminsi nibaza kubera iki amategeko y'Imana, kandi turi mu gihe cyo kuyoborwa n'umwuka w'Imana, turi mu gihe cyo kuba abana, cyo kwibyarira bishyashya, ariko itegeko ry'Imana rigakomeza riri muri Bibiliya. Why? Ingingo ikomeye cyane nuko umuntu wese Imana ishaka kugira ngo hagire ikintu bakomeza gukorana hano ku isi. Imana ntabwo imwambura umubiri, bene data. Mwishime, munezerwe, mugubwe neza. Ndetse Pawulo yigeze kwandikira Abanyaroma mu gice cya 12 aravuga ngo bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana. Mu yandi magambo, Imana ifite inyungu mu kuba abantu bizera, abantu bayoborwa n'umwuka w'Imana bacyambaye umubiri. Niwumva urambiwe uyu mubiri, niwumva urimo kubwira Imana ko urimo none Imana uko yawuremye gutyo, kandi mu bintu Imana yaduhaye nanone bikomeye cyane nuko yaduhaye ubwenge, yaduhaye ubushobozi bwo kumenya ikibi n'icyiza, nubwo rimwe na rimwe abantu babisobanura nabi. Ariko Imana kuko yashimye ko biba, yanashimye ko ishyiraho uburyo bwo kurinda abantu kugira ngo be kugendera muri kamere gusa kugira ngo bagire. Imana rero yacu ni Imana ishaka gutura muri twebwe. Mwene data, mubyeyi turi kumwe kuri iyi call, najya mubwira ngo ni Imana ishaka gutura mu rugo rwawe ucyambaye umubiri, ufite n'abantu bambaye umubiri, ufite abana bambaye umubiri, ufite umudamu cyangwa se umugabo wambaye umubiri. Ni Imana ishaka gutura mu rugo rwawe, ikabana nawe mu rugo rwawe mucyambaye umubiri. Imana ibwira Abisiraheli amategeko, ibwira Abisiraheli amategeko 10. Ku murongo wa mbere aravuga ngo, mu kuva igice cya 20 dore ku murongo wa mbere aravuga ngo Imana ivuga aya magambo yose hatavuyeho na rimwe iti, ndi Uwiteka icyambere mubimenye, Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Aka kantu kambabaje cyane. Rero mvugane n'abakristo turi kumwe hano kuri call, bene data, Imana dukuye mu buretwa bukabije. Hari gikubitana n'umuntu w'umunyabyaha mwaganira, yakugerera ku ngingo y'ukuntu yumva ahagaze, ukumva nawe nta byiringiro, nawe nta cyizere yifitiye kubera uburetwa bw'icyaha, kubera uburetwa bwa kamere y'umubiri. Rero mabwire bene data, Imana iracyaduhaye amahirwe yo kuba mu mubiri, ariko twirinde kuba imbata z'umubiri. Kuko nituba imbata z'umubiri, kamere y'umubiri nizatuyobora.
ariko nitutaba imbata z'umubiri tuzayobora uyu mubiri kandi tuwuhindure kuba igitambo kizima cyera kandi gishimwa n'Imana. Haleluya. Dukwiye kuzirikana ko Uwiteka Imana yacu ari yo yonyine yadukuye muri ubwo bubata, ububata bw'inzoga, ububata bw'ubusambanyi, ububata bw'ubujura, ububata bw'ubugome. Uziko nigeze gutangazwa no kubona abantu baba bagome bakajya ku rwego rw'aho bangana bafitanye isano ry'amaraso. Jesus Christ, naratangaye. Ariko icyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko kamere y'umubiri ari igikoresho kibi cyane, ni umutware utuma umuntu aba mu bubata bw'ibyaha ku rwego rukomeye cyane. Uziko natangana no kubona umuntu abazi neza ko itabi ryica ibihaha, ariko neza kamere y'umubiri ikanga ikamubata, ikamuhindura imbata y'itabi. Tuzirikane ko Uwiteka Imana yacu ari yo yadukuye muri ubwo bubata. Ku murongo wa 3 avuga ngo, nuko rero ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Imana agiye gutanga aya mategeko 10 muri sosiyete y'Abisirayeli cyangwa se muri community y'ubwoko bwayo, irimo kugenda ikabona harimo izindi mana nyinshi zisimbura Imana bakuye mu gihugu cya Egiputa. Tekereza kuba utarigeze ubona Imana igukura mu buretwa urimo, wamara kugera mu nzu y'Uwiteka, mu muryango w'Abakristo, mu muryango w'abana b'Imana bayorwa n'umwuka w'Imana, akaba ari guza n'indi mana kandi igihe wari uri mu buretwa itarigeze ihaba. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana yacu ni Imana ishaka kubana natwe. Ariko itegeko rya mbere riravuze ngo no other gods, no idols, no other gods, be faithful, ugeragezwe wo kwizerwa. Haleluya. Itegeko rya mbere ry'Imana nidushishikariza kuba abizerwa. Imana yacu ishimwe. Iyo dusomye mu Bagalatiya tuhasanga imbuto z'umwuka wera w'Imana mu gice cya 5. Murongo wa 22. Itegeko rya mbere ry'Imana yarabwiye ngo ntihakagire izindi mana mbona mu maso yanjye, ntuye hagati muri mwebwe ntihakagire izindi mana mbona mu maso yanjye. Aho ngo dutegekwa gukunda Imana yacu kandi turi abizerwa. Mu Bagalatiya imbuto z'umwuka w'Imana zivuga ngo nuko imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ngo ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ngo Abakristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byayo. Aka karongo ndagira ngo twe kukibagirwa. Abakristo Yesu abatagitwarwa n'amategeko cyangwa se ab'amategeko atakirega, igituma atabarega ni kimwe gusa, nuko babambanye kamere n'iruba n'irari byayo. Ngo niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirirana amahari. Amategeko y'Imana uko ari 10, irya mbere ritubuza kugira ibindi bigirwamana mu maso y'Imana ni itegeko ry'Imana ridukangurira ku kuba faithful, ku kuba bizerwa, ku buryo uri umukene Imana ibigufite, waba n'umutunzi Imana ikabigufite.
uri hafi ya bene data Imana ikabigufite, ndetse no mu gihe uri kure ya bene data Imana ikabigufite. Imana yacu ishimwe cyane. Mu yandi magambo, ibyo washakaga wabibonye, Imana ikaba iri kumwe nawe kandi ibona ko uyikundisha umutima wawe wose. No mu gihe utarabibona, Imana ikaba irimo kukubona ko ukiri umwizerwa. Iyo ni imbuto y'umwuka wera w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Itegeko rya kabiri riravuga ngo ntukiremere ibishushanyo. Hari ibintu bitari Imana ariko bifite umwanya munini, ndetse tujya tugera n'imbere yabyo tukikubita hasi iyo tutayobowe n'umwuka w'Imana. Impamvu Imana yahaye Abisirayeli aya mategeko nuko yarebaga hagati muri bo ikabona ibi bintu byose bihuzuye ingeso mbi z'ubwoko bwinshi. Ariko imbuto y'umwuka w'Imana is being gentleness, is being having love, kugira urukundo. Dukunda Imana, urukundo dukunda bene data, urukundo dukunda ijambo ryayo, urukundo dukunda kuyiramya no kwihimbaza, bikaba ari byo biba ibya mbere. Itegeko rya kabiri, rya gatatu yavuga ngo do not misuse my name. Ntukakoresha izina, ntukavugira izina ry'Imana ubusa. Ntukagire izindi mana hagati, izindi mana mu maso yanjye. Ntukiremere ibishushanyo bibarwa cyangwa se ibindi bintu, kandi ntukabyikubita imbere. Itegeko rikurikiraho rikavuga ngo ntukagire icyo uvugira izina ry'Imana yawe ku mpamvu y'ubusabusa, kuko ni izina ryayo ni izina riteye ubwoba, ni izina rikomeye, ni izina rihambaye. Haleluya. Dukwiye kugira urukundo. Haleluya. Dukwiye kwicisha bugufi. Ntangira nababwira ngo amategeko y'Imana ni umurezi w'ibyaha dukoreshwa na kamere y'umubiri. Ntabwo itegeko ry'Imana rishobora kugenzura umwuka, ariko itegeko ry'Imana rigenzura umubiri. Aya mategeko yose yashyiriweho ingeso abantu bakoraga cyangwa se bari bafite kubera kuyoborwa n'umubiri, kubera kugenda bumva umubiri, kubera kugenda bifuza iby'umubiri cyane. Itegeko ry'Imana rikurikira rikavuga ngo keep Sabbath holy. Mu mbuto z'umwuka w'Imana wera dusangamo ko dukwiye kuba abanyamahoro. We need to keep peace. And the Bible says blessed are the peacemakers. Abanyamahoro, abantu b'abanyamahoro nibo banyamugisha. Itegeko ry'Imana rya gatanu rikavuga ngo ntarava ku isabato kugira ngo nagire uwo nsubiza ahantu navuze, ariko nubwo nahavuga ntabwo tukiri imbata z'isabato y'umunsi washyizweho n'intekerezo z'umuntu, ahubwo isabato y'ukuri ni ukuba muri Kristo Yesu, kuko niwe mwami w'amahoro. Nizeye ko ndimo kuvugana n'abakristo, icyo nicyo nakirangije. Ntabwo tukigira isabato y'umunsi, ahubwo dufite uburuhukiro buhoraho, aribwo Kristo Yesu watubambiwe akadupfira. Uyu munsi nanone twaba turi muri we, turi ibyaremwe bishyashya. Ariko imbuto y'umwuka w'abantu bari muri Kristo Yesu ni ukugira amahoro, ni amahoro. Irindi tegeko Imana yaritegereje mu bwoko bw'Abisirayeli, isanga Abisirayeli batacyubaha ababyeyi babo, kubera ko yenda umubyeyi wawe ni mugufi, wowe uri muremure, yenda wowe uravutse ugize amafaranga, kandi we ni nyakwigendera n'umutindi, hanyuma ku mpamvu imwe cyangwa se yindi bigatuma abantu batubaha ababyeyi babo. Imana irebye iyo ngeso ibona atari byiza ko itura hagati muri bo kandi batubaha ababyeyi babo. Ibaha itegeko rivuga ngo mw'abantu mwe nimuzongere na rimwe kubahuka so cyangwa se nyoko. Ariko imbuto y'umwuka w'Imana ikatubwira ngo be kind, jya ugira ubuntu bwinshi, gira neza, kwihangana,
kugira ingeso nziza. Umuntu wese wihangana, umuntu wese ugira ingeso nziza ntabwo ashobora gusuzugura ababyeyi be, ariko iyo ni imbuto y'umwuka w'Imana. Ibitegereje isanga harimo ubwicanyi bukabije, abantu baragambanirana bakicana, umuntu akica uwo ashatse agakora ibyo ashatse, kubera ko kamere yanyu y'umubiri murimo gukurikiza irimo kubatera kwicana, kandi ntatura hagati, ntatura mu bantu bicana. Bavuga ngo do not murder. Reka babwire bene data, iyi mbuto numva nshaka kugerageza ngo nsabe umwuka w'Imana amfashe kuyishobora kuyera cyane, ariko patience, kwihangana binaniye abantu benshi. Kwihangana bitangije abavandimwe, kutihangana bitandukanyije abavandimwe. Kutihangana bitumye abantu biba, kutihangana bibangamiye umurimo w'Imana, kutihangana bitumye umucyo wawe ugera muri karitsiye, ukava mu rusengero urumuri rwawe rwaka rwose rucanye neza, abantu bose babona umucyo wawe babubona rwose. Ariko wajya muri karitsiye kubera kubura kwihangana neza, akamurika agahita kazima. Ariko reka mbabwire ikintu gitangaje, nta kintu gitanga amahirwe nko kugira umutima ukeye, mwiza, uryoshye, umutima utishinja, umutima ugeze igihe cyo kuryama ugasinzira udashikagurika, nk'ikintu cyitwa kwihangana. Imana iduhe kwihangana. Ariko Imana yitegereje mu Bisiraheli isanga iyi mbuto ntayibamo umutima wabo neza, kwihangana kwashizemo. Iyo ukandagiye umuntu arakwica, iyo woneshereje umuntu arakubaga, iyo umuceho utamushuje yenda aribyo yashakaga bita igipfunsi, ubwicanyi buragenda ubu bwicanyi. Imana iravuga ngo ntabwo nzakomeza gutura hagati muri mwebwe muri abicanyi. Iravuga ngo stop murder. Mugerageze mwihanganirane, mugerageze mubabarirane, mugerageze mwihanganirane. Kwihangana ni imbuto y'umwuka wera bene data. Ubwo umwuka w'Imana yaduherewe kugira ngo adushoboze. Mureke tumutege amatwi cyane kugira ngo iyi ngeso y'ubwicanyi ive hagati muri twebwe, hanyuma Imana ikunde iture muri twebwe. Iri tegeko riravuga ngo you shall not commit adultery. Ibintu by'ubusambanyi, kwiyonona k'ubwoko bwose, kutiyubaha, kutiha agaciro, ukabona umupapa w'icyubahiro neza yiyambuye ibyo yari yambaye ku mpamvu yo kutagira self control, sinzi mu Kinyarwanda, kugwa neza no kwirinda kubera kubura akantu kitwa kwirinda gusa. Umuntu akiyambura ibyubahiro bye, akiyambura akema ke, akiyambura ubudahangarwa bwe, akiyambura icyubahiro abantu bamuhaga. N'Imana aritegereje mu Bisiraheli ibona nta muntu ukigira kwikontorora, kwirinda. Araca hariya yahura n'umukobwa mwiza akaba yamukubise hasi, yagera hariya yakubita n'umumama mwiza akaba ati uriya ntiyari akwiye kugushaka, n'igihe ukwiye kugushaka, akaba aramutwaye. Baragenda bakora ibyaha byinshi. Imana irangije areba iravuga ngo ntabwo nakomeza, ntabwo nashobora gutura hagati muri mwebwe mutabasha kwirinda ubusambanyi. Iravuga ngo none ubwo mutabasha kubyirinda mbishyizeho nk'itegeko, nta gusambana kucyemewe. Indi ngeso Imana itashakaga hagati y'ubwoko bwa Bisiraheli iri mu itegeko rya 9, ivuga ku kintu cyitwa false witness. Iki kintu nashaka kukivuga cyane, nkanakubita na dayimoni y'ubwoba yateye abantu bagira ubwoba bagashinjanya ibyaha bitigeze bibaho, abantu bakangwa n'ibiriho, bagakangwa n'ibizaza, barangiza bakagenda bashinja abandi ibintu bitariho. Umuntu akihangana akajya muri RIB agashinja mugenzi we ibintu neza bitigeze bibaho. Umuntu akihangana kubera ko adafite ibyiringiro by'ahazaza kandi yitwa ngo yizera Imana, akagenda agasinya ibidosiye bitigeze bibaho. Imana yitegereje Abisirayeli isanga nicyo cyeze. Umuntu adashaka amushinja ibinyoma. Uwo bajyanye mu rukiko
kubw'indamu bamwijeje akavuga ati numwemeza ugashinja runaka ibingibi kari wabikoze nukuri tuzakungukira ibingana gutya, yangiza akagenda akabisinya agashinja umuntu ibintu bitabaho. Imana yitegereje umuryango w'Abisirayeli ibona ako kavuyo ko guhora bashinjanya ibinyoma. Narimo nkora Bible study nsanga hari igihe banashinjanyaga ibinyoma kugira ngo umwe yicisha undi, noneho agarurirwe cyangwa se akomorerwe ibye kuko uri muri position yo kuba heir to that person, umuzungura w'uwo muntu. Umwana akihangana kubera imitungo ya se agashinja papa we ibinyoma kugira ngo nibamara kumukatira ubwo kwicwa cyangwa se ikindi kintu agaruririrwe ibyo se yaratunze kuko yenda ari we wari ufite uwo mwanya mu muryango. Byarambabaje. Akandi kantu kajya gatuma bashinjanya ibinyoma mu buryo bukabije. Murabizi mu Bisirayeli iyo wabaga ufite umugore yenda ukagira ibyago ugapfa vuba, umwe mu bari barumuna bawe cyangwa se bakuru bawe havagamo umwe akaba ari we wagenda niba babyita to take her over. Hakaba igihe umuntu kubw'iyo mpamvu yo kwifuza umugore wundi cyangwa se imitungo y'undi cyangwa se ibindi bintu bitandukanye, akaba yahimba ibinyoma akagenda akabimushinja kugira ngo akunda mukure mu nzira, noneho yigarurira ibye. Bene data, natinze ku mategeko y'Imana kugira ngo turebe ingeso zimwe na zimwe zijya zituma Imana idatura hagati y'abantu, kugira ngo nitumara kubikura mu nzira tumenye ngo uyu mubiri wacu nituramuka tuwambuye ubu bubata bw'amategeko ngo n'umubiri none ubugingo baturwe ku bw'ubuntu bw'Imana n'umwuka wera wadushyiriweho, ariko bene data uyu mubiri uracyari ku bubata bw'itegeko ry'Imana. Imana yitegereje ibona izo ngeso mu bwoko bwayo zikabije, reba ngo noneho ubwo mwebwe mutakigira umutima wo gukundana kugera ku kigero cyaho wanga mugenzi wawe ukajya kumushinja ibinyoma, noneho mbigize itegeko, nta wundi muntu uhereye none ugomba gushinja mugenzi we ibinyoma bidafite ibimenyetso cyangwa se bidafite impamvu ifatika. Ariko bene data, Imana kubw'umwuka wera twahawe itegeko rishyashya cyangwa se imbuto nziza dukwiriye kwera ni ukugira ibyishimo. Dukwiye gushimishwa nuko hari abantu Imana ahaye byinshi kugira ngo ibahindure umuyoboro wo kugira ngo natwe bitugereho. Imyaka maze hano ku isi maze kubona ko nta muntu ugera ku kintu nta wundi muntu Imana ikoresheje mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko turi imiyoboro y'Imana. Mbona no kuvugana n'abantu bagira ubugugu, sinzi niba nakoresheje imvugo nyandagazi, mu mbabarire, ni Ikinyarwanda ntigeze ntegura neza. Umuntu utagira ubuntu, umuntu ugira ubusambo, sinzi niba ari ubusambo, mu yandi magambo umuntu utajya ugira icyo atanga cyangwa se uhaba ashatse agahabo yihitiyemo kubw'impamvu ze runaka. Ariko Imana yacu irashaka ko tuba abantu b'abanyamahoro, irashaka ko tuba abantu bafite ibyishimo, kugera ku kigero cyaho tunezezwa no kuba hari abo twagiriye neza. Imana yacu ishimwe cyane. Icya mbere bitanga umunezero, icya kabiri bitanga igihamya cy'uko iby'Imana yaguhaye utigeze ubigundira ku mpamvu zawe, ahubwo wabikoresheje ku bw'inyungu zayo. Icya gatatu tuba turi abafatanyabikorwa n'Imana hano mu isi. Nangira nababwiye ko impamvu dukizwa Imana ikatwemera gukomeza kubana n'uyu mubiri nuko hari ikintu Imana iba ishaka gukorana natwe. Mwene data, turimo kuvugana none najya mu bwenge impamvu Imana iguhaye ubuzima nuko hari ikintu ishaka gukorana nawe. Hari aho amaguru yawe agomba kwigeza, hari aho amaboko yawe agomba kuyikorera, hari icyo ubwonko bwawe bugomba kuyitekerereza kugira ngo ubwami bwawe bukunde bwaguke. Haleluya. Itegeko rya nyuma riravuga ngo you shall not covet. Ntukajya wifuza ikintu cy'undi muntu cyangwa se ngo ukirarikire. Ntukajya wifuza umugore wundi cyangwa se ngo umurarikire. Bene data, we need
to be joyful always. Niko Paul yavuze ngo mwishime iteka, ngo ndetse mu bibaho byose tujye duhora twishimye ndetse tunezerewe dushimira Imana yo mu ijuru, kubera ko byose bigenwa n'Imana. Aya mategeko y'Imana iyo yasomye neza witonze ya expressing ingeso mbi zari ziri mu bwoko bw'Abisiraheli, kubera ko bari abantu bari mu gihe cyo kuyoborwa n'umubiri gusa, kugira ngo conscience yabo iba ariyo ifata umwanzuro w'icyo bagomba gukora. Imana igiye kureba ibona imitekerereze yabo ari imitekerereze mibi cyane, kuko ari imitekerereze ituma haza ibigirwamana mu maso y'Imana. Yari imitekerereze yo kuremera ibintu bimeze nk'Imana, bishushanyije cyangwa se bibaje cyangwa se bibumbye, bakajya bagenda bakabyikubita imbere, bigatuma Imana ibabazwa nuko biri hagati muri bo, kandi ari Imana yifuza kugenera hagati muri bo. Bari bafite imitekerereze yo guhora bavuga izina ry'Imana mu busa cyangwa no mu binyoma. Imana ikababazwa nuko izina ryayo rikomeye kandi riteye ubwoba ry'icyubahiro rihora rivugirwa ubusa, nabyo birayibabaza. Yari ingeso mbi. Bari abantu bakora bagakora bakibagirwa na rimwe kuruhuka, ngo byibuze Imana ibabone bafite imitima itarimo kuvuga ngo ngarurira, bafite imitima itarimo kuvuga ngo umukiriya yarancitse, bafite imitima itarimo kuvuga ngo inka yanjye iguye mu rwobo, bafite imitima idahagaze kubera ko batazi ikigiye kuba. Imana ivuga ngo iyo mitima yanyu ihagaze kubw'ibyo murimo kurwanira hano mu isi, irimo iratuma nabona umunsi umwe wo kubabona. Iranavuga ngo mugerageze mugire isabato, kugira ngo byibuze kuri iyo sabato, kuri uwo munsi wo kuruhuka, nze nganire namwe mutarimo kwirukana inyuma y'inka zanyu, mutarimo kwirukana inyuma y'abarimo kubahingira mu mirima, mutarimo gukubita indogobe, mutarimo kugira ibiki, mutarimo kudahira, mutarimo kugira ibi n'ibi, mutuze kugira ngo mbone umwanya wo kuganira namwe. Imana ibashyiraho umunsi umwe gusa mu minsi 7, kugira ngo uwo munsi Imana izajye ibabona batuje. Bene data niyo mubwira ngo muri Kristo Yesu isabato yacu ni toujours. Twararuhutse, twahawe ikiruhuko gihoraho. Ntabwo waba uri muri Kristo Yesu ngo ntabwo ushaka kuburi. Bari abantu batubaha ababyeyi babo bafite ingeso mbi, bari abantu bafite ingeso mbi kujya ku rwego rw'aho bicana, bari abantu bafite ingeso mbi kujya ku rwego rw'aho biba bagakora ibibi byose, bakashiriranya ibinyoma, bakajyana n'iryo rari rituma bifuza ibintu bitari ibyabo. Bene data najya ngo ngana ku musozo, babwire ngo ibi byose hari spiritual blessings. Iyo turi muri Kristo Yesu tuyoborwa n'Umwuka Wera, niko twatangiye dusoma mu murongo wa 14 n'igice cya 5 mu Baroma, hatubwiye ngo abari muri Kristo Yesu bayoborwa n'Umwuka w'Imana, kandi abayoborwa n'Umwuka w'Imana bose, Imana yacu ishimwe cyane, nibo bana b'Imana. Bene data, amategeko aratureba kwa ko tucyambaye umubiri. Ntabwo umubiri wacu ukoze mu nyama zitandukanye n'inyama Abisirayeli imibiri yabo yari ikozemo, uko bifuzaga, uko bicanaga, uko imibiri yabo yakoraga niko n'imibiri yacu ikora. Aya mategeko y'Imana yashyireho imibiri kugira ngo kamere yacu tubashe kuyinesesha aya mategeko, cyangwa se aya mategeko ahangane na kamere ko mbivuga. Imana ishimwe. Aya mategeko y'Imana aba ari ahangana na kamere y'umubiri. Ariko noneho dufite iyindi kamere yitwa Umwuka Wera w'Imana twahawe. Haleluya. Imana yacu yashaka ko tuba faithful, tukaba bizerwa. Nituyisengeshwe nuko twabuze ibyo kurya, nituyikundishwe nuko twabuze ahandi tujya, nituyikundishwe nuko ku cyumweru nta kazi kontra yacu itatwemerera, ahubwo tuyikundishwe nuko ari Imana ikwiriye kutubona. Ni Imana yacu ikwiriye kutubona, kuko ni Imana yifuza kugenda hagati muri twebwe. Ni Imana ishaka ko tugira urukundo, ni Imana ishaka ko tugira imitima yo guca bugufi. Bene data, gukomera ntabwo ari ugukomerera abandi, ahubwo gukomera kwawe kugira umumaro iyo ugukomeresheje abandi. Ariko niba gukomera kwawe ugukoresha ukomerera abandi, niyo nkubwire ngo gukomera kwawe ntabwo gukomoka ku Mana. Gukomera gukomoka ku Mana kugirira umumaro abandi, kuko gukoreshwa mu buryo butuma n'abandi bakomera. Dukwiye kuba abantu b'abanyamahoro, tukagira amahoro mu baturanyi bacu, tukagira amahoro muri bene data,
tukagira amahoro mu miryango, ari imiryango tuvukamo, ari imiryango twashatsemo, ari n'imiryango Imana yubatse kuri twebwe, ubwo ni twebwe n'abo twashatse n'abana bacu, tukaba abantu b'abanyamahoro, ku buryo amahoro ahora atemba. Nigeze gutangazwa n'umugani w'icyongereza niga English, umwongereza aravuze ngo children will go everywhere, but where there is peace and love they will stay. Ahantu hari amahoro niho honyine umuntu yifuza kuguma. Dukwiye kuba abantu bagira ubugwaneza, tukagira ubuntu. Bene data ntabwo dukwiriye kuba ibisambo, ngo tuvugira ibyo tubona tubyiharire nk'uko ab'isi babigenza. Ahubwo bene data rero mabwire ngo itorero rya Kristo rikeneye ko tuba abantu b'abanyabuntu. Dukwiye kujya kwihangana, dukwiye kugera kwikontorora no kuba beza n'abanyamahoro. Rero dusoreze mu gitabo cya Matayo, turasoma igice cya 5. Soza nagiye mbabwire ngo amategeko y'Imana n'imbuto z'Umwuka Wera biduhesha imigisha ikomeye cyane, bitewe n'uburyo bituzana transformation, bitewe n'uburyo itegeko ry'Imana rikuzirika ahantu. Wajya ubona umusambanyi acaho ugasanga itegeko ry'Imana ririmo rirategeka umubiri wawe kutajya gusambana. Haleluya! Ntabwo ari ubugingo bwanjye butegetswe kutajya gusambana, oya, ahubwo ni umubiri wanjye utegetswe kutajya gusambana, ni umubiri wanjye utegetse kutiba. Hari abigisha b'ibinyoma bateye bagenda bigisha abantu ngo aya mategeko y'Imana ngo akiri muri Bibiliya, ariko it is an ancient version of the Bible, part of the Bible that you don't have to observe. Uwo ni umwuka wa Satani. Aya mategeko y'Imana abayeho ku mpamvu z'umubiri, kandi nyuma mbabwira ngo we are spiritual beings on a physical journey. Uko dutuye i Kigali ni nako twatura mu cyaro, kandi bigerageza i Kigali sibyo bigerageza mu cyaro, kandi umubiri w'umuntu uri i Kigali ni nawo umubiri w'umuntu yageze mu cyaro. Nugera mu cyaro uzasanga bavuga ngo ntukice, nuza ni Kigali usanga kwica ni icyaha. Nuva muri Afurika ukajya no mu bindi bihugu uzasanga kwica ari icyaha. Kubera ikiri tegeko riri cross cutting, nuko kuri iyi si abantu bose bayiriho ni abantu bambaye umubiri, bose bahuriye ku kuba kamere y'umubiri kirimo. Ariko abakristo bafite umwihariko wo kuba bahawe Umwuka Wera, kandi uwo Mwuka w'Imana wazanywe no kugira ngo wice kamere y'umubiri. Niyo mpamvu umuntu w'umukristo w'umutunzi atandukana kure cyane n'umuntu w'umutunzi utari umukristo, kubera ko utari umukristo aracyakoreshwa na kamere y'umubiri, ariko amaze kuba umukristo afite ubundi bubata bw'umwuka bufite ukundi kuntu bubivuga. Nuhura n'umuntu ukomeye uyoborwa n'Umwuka w'Imana, uzasanga atandukanye kure cyane n'umuntu ukomeye atagira Umwuka w'Imana. Icyakora n'ubwo ngo adafite Umwuka w'Imana, ngo umutere guca bugufi, umutere koroha, hari irindi tegeko Imana yashyiriyeho abayoborwa na kamere y'umubiri, uvuga ngo ntukagende wishyize hejuru ngo ukandagira abandi. Ariko abari muri Kristo Yesu nagiye mubabwira imigisha dusanga mu gitabo cya Matayo igice cya 5. Haleluya! Yesu ngo yerekana abahiriwe abari bo. Ngabonye abo bantu benshi bamukurikiye azamuka umusozi, ngo amaze kwicara afata umwanya arabigisha. Atereye kumwigisha nabo baramwegera n'abigishwa be, ngaterura amagambo aravuga ati, icyambere hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Itegeko ry'Imana rya mbere ritwigisha gukura ibigirwamana byose mu maso y'Imana. Haleluya! Reka babwire bene data, ahantu hari umuntu uyoborwa n'Umwuka w'Imana niwo honyine ushobora gusanga ubwami bw'Imana butegeka hano ku isi. Yesu arimo kwigisha abigishwa be gusenga, arababwira ngo nimuzajya musenga mujye muvuga mutya muti, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe.
ariko ubwami bwawe buze. Nta muntu ufite izindi mana mu mutima we ushaka gusenga ngo yemere ko ubwami bw'Imana buza ahari, ahubwo usanga afite ikindi kintu yimitse aricyo gifite ubwami bwacyo aho ngaho. Imana ishaka ko iteka ryose ubwami bwayo buza aho turi. Bene data, nta kintu kiba cyiza nko kuba hano mu isi uri ahantu h'Imana iyoboye. Iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo aho uzakanagiza ibirenge byawe hose uzaba wahawe, ntabwo ari abantu bose, ni abantu badafite izindi mana mu maso y'Imana. Nibo bonyine bagera ahantu bakahagomororera Imana, nibo bonyine bagera ahantu bakahinduraho Imana, nibo bonyine bagera ahantu bakazibya iyindi myuka yose, umwuka w'Imana akaba ari uyobora. Aho ngaho ubwami bw'Imana buba bwaje. None Bibiliya iratubwiye ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko bahora bashakisha Imana, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo kubera ko bahesheje Imana kuba umwami, cyangwa se bakoreshejwe n'Imana. Imana ibona ubwami bwayo hano ku isi, aho bakanagiye hose ubwami bw'Imana bwagiye buza. Arongera aravuga ku murongo wa 4 avuga ngo hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Haleluya. Umurongo wa 5 avuga ngo hahirwa abagwa neza kuko aribo bazahabwa isi. Nimukomeza ko buzavinga murasanga izingiza ari imbuto z'umwuka w'Imana. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa. Iyi nayo ni imbuto y'umwuka wera. Hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Iyo nayo ni imbuto y'umwuka wera. Hahirwa ab'imitima iboneye birinda bakifata ntibakora ibyaha kuko aribo bazabona Imana. Iyo nayo ni imbuto y'umwuka wera. Hahirwa abakiranura, haleluya, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Kuko ni Imana idakiranirwa, ni Imana ica imanza zitabera, ni Imana idashinja abandi ibinyoma. Impano y'Imana iruta iyindi ni ukuyoborwa n'umwuka wera w'Imana, kuko izi mbuto zose uzazera, kandi numara kuzera ubu batutse ku mategeko y'umubiri, kuko umubiri uzaba wamaze kuba imbata y'umukiranutsi w'Imana, ndetse uyoborwa n'umwuka w'Imana, ugendera mu bwami bw'Imana, ahageze hose yera imbuto zera z'umwuka w'Imana. Umurongo wa 8 avuga ngo hahirwa umurongo wa 7 ngo hahirwa abanyembabazi. Iyi nayo ni imbuto y'umwuka wera w'Imana. Hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Umuntu ufite umutima wishinja ko yashinjije umuntu ibinyoma ntabwo ngo azabona Imana. Umuntu ufite ikibazo mu mutima we cy'uko ari iyindi mana yikubita imbere akaramya ntabwo azabona Imana. Ahubwo hahirwa abafite imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Umurongo wa 9 hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Finally, hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Now, this is another point of exchange. Imana ifasha ubwami bwayo ibugize umugabane w'abandi bantu, kubera ko bakiri hano mu isi hari imbuto bagiye bera zatumye Imana igira ubwami bwagutse. Bene data nabinginga kugira ngo aho muri hose mujye mushakisha ukuntu ubwami bw'Imana bwakima bwahagera, mukoresheje aya mahirwe akomeye yo kwera imbuto z'umwuka wera. Umwuka w'Imana tumutege amatwi, tumwumve, tumwishimire, tumukunde, kandi twihanganire ibyo dutegeka byose, kuko in the end there is an exchange that I want each one of us to take a portion of. Hahirwa abarenganyirijwe kubahiriza aya mategeko, hahirwa abarenganyirijwe kwera izi mbuto z'umwuka wera, kuko in the end Imana ifite gahunda yo gufata ubwami bwayo yangiza ikabugabira abameze batyo. Rero nsoze mbabwira ngo amategeko y'Imana aratureba kuko tucyambaye umubiri usambana, turacyambaye umubiri wifuza, turacyambaye umubiri wirirwa wirukanga inyuma y'amafaranga, umuntu akabura n'umunsi n'umwe kwiriza ubusa ngo asenge. Turacyambaye umubiri ushobora gutuma wibagirwa ababyeyi bakubyaye. Turacyambaye umubiri
umuntu akubiza icyuya akakubiza icyuya akabigira akajwi ka satani kaza kavata ariko buriya wamwicishije cyangwa se washatse ukuntu nawe ubigenza. Ndagira mbinginge bene data, nubwo twabatuye ku mategeko ariko umubiri wacu uracyari imbata y'amategeko. Haleluya. Uwabatuwe ku mategeko afite uwundi muyobozi witwa Umwuka Wera, kandi hari imbuto z'Umwuka Wera twabonye, kandi biduhesha amahirwe yose uko mwagiye muyumva. Rero nsoreza mbabwira ngo bene data, nidutega amatwi Umwuka Wera w'Imana, azahereza ikiruhuko gihoraho umushinja ari we mategeko y'Imana. Ariko kutumvira Mwuka Wera bituma amategeko y'Imana guhagarara imbere kubwira ngo wakoze ABCD. Ibyo byose tubishobozwa na Kristo duha imbaraga. Rero nsoreza mbabwira ngo abayoborwa n'Umwuka w'Imana bose n'abana b'Imana, kandi nkuko mu Bagalatiya hatubwiye wa 4 havuze ngo aba Kristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byaryo. Niba tubeshwaho n'Umwuka rero tujye tuyoborwa n'Umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirirana amahari. Ndagira mbinginge uyu munsi wa none mbabwira ngo ikintu cyadutsindishiriza amategeko kikaduhesha kwereza imbuto, hanyuma tugahita tugira umugabo no kuzaragwa ubwami bw'Imana bwo mu ijuru, nuko tuyoborwa n'Umwuka Wera. Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Munyemerere nsenge. Imana mwaye cyubahiro, ndagushimiye, uri mwiza, izina ryawe rihimbazwe. Turagushimiye ko ubwo wamaraga kubona ko turi abanyantege nkeya ku bwa kamere y'uyu mubiri tutabasha gutsindishirizwa n'amategeko, wowe ubwawe wihitiyemo kugira ngo utange umwana wa Yesu Kristo kugira ngo abazamwizera bose bamwemeye bahinduka abana bawe, bagire ubushobozi bwo kumva icyo Mwuka baravuga, bwo kuba Mwuka barabasha kugendera muri bo, kandi kugira ngo babashe kwera imbuto zibahesha amahirwe yuko aho bari hose ari abambasaderi b'ubwami bwawe kuri iyi si mwami. Nuko turakwinginga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo imitima yacu yorohe bihagije rwose, ku buryo ibasha kumva imvugo ya Mwuka Wera, ibasha kumenya icyerekezo cya Mwuka Wera, ibasha gukurikira icyerekezo cya Mwuka Wera, ibasha kumva ubushake bwa Mwuka Wera, kugira ngo mu gihe cyacu tubashe gukora ibyo ushaka kandi ushima. Turagushimiye kwa tubatuye ku mategeko kuko umubiri wacu ari umunyantege nkeya. Turagushimiye kuko waduhaye kuba muri Kristo Yesu, aho Umwuka Wera abasha gukora muri twebwe tukamwumva. Turagusaba kugira ngo tugendane nawe kugeza igihe tuzadusohoye bawe, bo tuzaraganwa na Kristo Yesu ubwami bwiza butazashira bwo mu ijuru. Icyubahiro kibi cyawe none iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen.